icyo nshaka kubwira. Igiki? I'm sorry. Sorry for what? The other day nagutuye umujinya utanteye. Icyo nicyo wampamagariye? Yeah. Mia, mva nkubwire. Buretse. Cyonyine. Just kumbwira ngo I'm sorry, I'm not perfect, whatever. Ntabwo ari cyo cyonyine nagomba. Ibyo nibyo wampamagariye. Oya. Naguhamagaye kukubwira ko ntashoboye kuba utari mu buzima bwanjye. Hey. Uribuka ko wambwiye ngo sinkina nagukunda wowe no gukomeza guhatiriza ngo ndebe ko nagukunda ariko wapi. It happened in the rush of the moment, honey. Okay, honey. Sibyo, it was in the rush of the moment, ntago nabitekerejeho narahubutse. Ubigize ku rwego rwaho numvaga ari wowe na mama mwese ntacyo. Ni umujinya ariko. Umujinya ndikukubaza. Ni nacyo kibazo nakubajije. Niba uri actinga kuri urakaye, hafi no kunkubita, ukambwira amagambo angana kuri tutarabana. Urabise ko ntabikora. No. Wait. Turamutse tubanye byagenda bite? Uzanyica, Oya. Ikintu kimwe nakubwira, nago nkiri uwo mukobwa. Ngiye nawe byararangiye. Ukomeze ubuzima bwawe, nanjye ngomeze ubuzima bwanjye. Sibyo? Ko bidakunda se. Kandi uzabeho wishimye ntahari. Ko bidashoboka se. Hey. Listen to me please. Mia wambabariye. Uri kuvuga ko utakinkunda se ubwo warabyibushye? No, ndagukunda.